ubaye utaratekereza ku buzima waba utagira umutima nama, ndetse ubuzima bwa nyabwo bwiza ntabwo bwaba buri muri wowe. Ubaye ndetse utaratekereza ku mpamvu gupfa bibaho kandi bidakenewe, nakubwira neza ko waba utari kuri iyi si, ndetse ibyo tugiye kuvuga ntabwo byaba bikureba, ariko ndabizi neza ko wigeze kubitekerezaho ibyo mvuze. Ni karibu kuri uyu muyoboro. Icyo ngusaba, kora subscribe, share na comment, likes ntuzibagirwe, maze dukomeze gusangira ibitekerezo bitandukanye kuri iyi si yacu. Aha mbibutse neza, tuzaganira ku nkuru z'urukundo zitandukanye zikomeza ubuzima bw'urukundo, ndetse n'inkuru z'ubuzima busanzwe, inkuru z'imibereho n'inkuru zongera imbaraga mu rugendo, inkuru zituganisha ku Mana n'izindi nkuru nyinshi. Ibyo byose tuzagenda tubigarukaho. Mbahaye ikaze. Ubuzima, uyu mwambaro twambara tubizi neza ko ejo tuzawambura. Ubundi ubuzima ni iki? Ushaka kumenya neza igisobanuro cy'ubuzima, ubundi ufatira ku bidukikije. Ibi bidukikije byatwigisha gute igisobanuro cy'ubuzima? Ibyo ari byo uhise utekereza, gusa ngo ufitiye igisubizo. Tutagiye kure, waba warigeze kubona igiti? Ndetse abenshi mu ngo z'iwacu tugiye dufite ibiti. Igiti uyu munsi kiraza kutubwira neza igisobanuro cy'ubuzima, kandi ndabizi neza uraza gukuramo ikintu cy'ingenzi. Mu ntangiriro igiti ukuntu gitangira, reka dufatire mu gihe cy'impeshyi. Ibiti byinshi biba bimeze neza. Bibiliya yo ivuga ko igiti gituriye umugezi nicyo giti kibayeho neza, kubera ko ngo ibibabi byacyo ngo bihora bitoshye. Ese waba warigeze kureba indabo zimeze neza, ziri guhuhamo n'akayaga, urebe ukuntu biba bireba neza? Ibyo byose biraza kutubera igisobanuro cy'ubuzima. Ntugende iki kiganiro kitarangiye. Igiti uko cyamera kose, ndetse n'uko cyabaho kose, uko cyaba gifite amababi atoshye kose, iyo urebye hasi usanga hari amababi yaguye hasi. Aya mababi ntugire ngo atangira yumagaye, oya. Ndetse aya mababi atangira afashe ku giti, ameze neza nk'ayo mababi uba uri kureba hejuru yawe ari mu giti, asa icyatsi cyangwa asa n'irindi bara ryose bitewe n'igiti n'ibara ryacyo. Ariko iyo igihe kigeze, umuyaga muto uraza ugahuhwa ya mababi agatangira guhunguka. Mbibutse neza, si wo muyaga wa mbere ubuje. Haba haraje imiyaga myinshi, ndetse n'imiyaga iremereye kurusha uwo wundi wahubuye iryo shami. Ariko iyo igihe kigeze cy'iryo babi, aba ari igihe cyaryo ngo rigwe hasi, rirekure ku giti. Reka mbaze nkubwire neza iki kintu. Ikibabi cyavuye ku giti ntabwo gishobora gusubira ku giti ngo gifate ngo cyongere kigire ubuzima, kubera ko ubundi kirekura igiti ubuzima bwacyo bwarangiye. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ubuzima bw'ikibabi burangira igihe kiba cyiyemeje kurekura igiti, ku buryo kitashakaga nacyo. Nta cyiza nko kureba igiti gitoshye. Abashakashatsi bo bagaragaje ko burya ngo kureba ibara ry'icyatsi ngo biruhura mu mutwe. Iki ngiki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko kureba igiti gitoshye ari byiza. Ariko se bigenda bite kugira ngo ikibabi cyatangiye gitoshye kize kumagara, birangire kibuze n'ubuzima bwacyo cyari gifite ku giti, aricyo mama wacyo? Reka tubyinjiremo. Uko tubizi neza, cyangwa se bamwe babizi n'abatabizi babimenyereho, burya igiti kugira ngo kibeho ndetse gikore ibiryo bigitunga, gikenera urumuri rw'izuba. Urumuri rw'izuba ruraza rugakubita ku mababi y'igiti, amababi y'igiti agafata urwo rumuri rw'izuba akarwifashisha mu gukora ibiryo bitunga igiti biciye mu nzira yitwa photosynthesis. Ibi ntabwo ari byo nshaka ko twinjiramo cyane. Nashakaga kumenya ko izuba rigira uruhare mu gutuma igiti kigira ubuzima. Uhise wibaza uti, ese ko birangira igiti cyumye muki kandi aribwo izuba riba ari ryinshi? Nibyo, igiti koko cyumishwa n'izuba n'ubundi. Nagiraga ngo nkubwire ko nubwo izuba rigira uruhare mu gutuma igiti kibaho kikagira ubuzima bwiza kigatoha, n'ubundi ryongera rikagaruka rikagira uruhare mu gutuma igiti gipfa kikumagara kikabura ubuzima. Amababi akoreshwa mu gufata urumuri rw'izuba ngo rukoreshwe mu gutunga igiti, ariko n'ubundi ya mababi niyo izuba riheraho riri kwangiriza. Ibaza igiti cyajyaga cyicunda kwa kundi wigeze kubona, ariko umunsi umwe nta n'umuyaga mwinshi uhari, ukabona ishami riramanutse no hasi ngo pa
ubuzima bwaryo bukaba burarangiye. Ni nako bigenda mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubu bamwe batangiye kumva neza uburyo ubuzima bw'igiti buhura n'ubwa muntu neza. Mu buzima bwacu iyo tuvutse, iyo tugize amahirwe tugasanga ababyeyi cyangwa batwitaho, tubaho neza. Baba batwitaho tukiri bato, tukagenda dukura tumenyerana n'isi, tukiga gushaka ibiryo, tukiga gushaka ibidutunga, tukarya inda zacu zigahaga, abenshi tugatangira gushinga imiryango, natwe tukagira famiye. Ariko si iherezo ryabyo rijya riba irihe? Ese intego yo kubaho aba ari iyihe? Ko tubaho n'ubundi ejo tugapfa. Guys, abantu benshi bakoresha ubuzima mu guhemuka, bagahemukira bagenzi babo. Abenshi nta nubwo batinya kumena amaraso, ariko iyo baba batekerezaga ku buryo ubuzima bwacu bumeze nk'indabyo, uyu munsi ziba zihumura, ejo ugasanga ziri gutuma isazi zaguye hasi, nta buzima zigifite. Ubuzima, kwiga kubana n'abandi neza ni ikimenyetso cy'uwasobanukiwe ubuzima bwa nyabwo. Iyo umenye kubana n'abeza n'ababi, ukamenya kubitwaraho mu buryo butababangamira, aho ngaho uba wasobanukiwe igisobanuro cya nyacyo cy'ubuzima. Iyo tugereranyije ubuzima bwacu n'ikibabi, ikibabi mu gihe kiba kigifashe ku giti kirigonda uko gishaka, ariko iyo igihe cyacyo kigeze ubuzima bwacyo bukarangira, ntabwo ibyo biba bigishobotse, ndetse nta nubwo cyagaruka ngo cyongere kigifate kuri cya giti. Reka igiti cyacu tukigereranye n'isi, naho ishami cyangwa se ibabi turigereranye n'ubuzima bwacu. Twebwe abantu abenshi turasiragoringa kenshi, ariko n'ubundi birangira dupfuye, nk'uko n'ubundi cya kibabi cyacu birangira ubuzima bwacyo bukirangiranye. Ubuzima tujye tubushaka. Abenshi tumara imyaka myinshi turi kwiga kugira ngo tuzabone uburyo dutwara ubuzima, ariko n'ubundi bikarangira biri kwanga, ubuzima bugakomeza bukatugora. Reka nkwibutse neza ko uko waba ku isi kose, ntabwo ushobora kubura ibyakubabaza, kimwe n'uko udashobora kubura ibyagushimisha. Wakibaza ngo iyi nkuru twayikuramo iki? Mu gihe ukiri ku isi, kora igishoboka, wishime, useke, kubera ko ku munsi umwe, ku munsi wagenewe, hari umunsi utazarenza. Uwo munsi nugera, ubuzima bwawe buzaba burangiye, mu mpanuka, mu burwayi, cyangwa se no mu busabusa. Ubuzima bwawe buzarangira. Aho ngaho ntabwo uzaba ugishoboye gukora bya bindi wanze gukora, ntabwo uzaba ugishoboye guseka, kwishimana n'inshuti n'abavandimwe. Ibyo ntabwo uzaba ugishoboye. Ntabwo uzaba ugishoboye no kurya. Ufite uburyo bwo kurya, rya. Ufite uburyo bwo guseka, seka. Umubabaro wute kure yawe, ibyishimo byiyegereze. Nakunze wavuze ko ubuzima ari nk'akamanyu k'umutsima, uba ugomba kukarisha imboga zihari zitaragaga, ejo ukaba wazimena ukaba utakiziriye. Nshuti bavandimwe, ubuzima bwacu ni bugufi. Icyo nakubwira, iga kubaho neza, ubana n'abandi mu mahoro, kubera ko urahemuka ngo ugire ubuzima bwiza, nyamara ejo n'ubundi ukabwamburwa. Ese ntabwo wabonye benshi bagiye bashaka ubuzima imyaka yabo myinshi, ariko bikarangira n'ubundi ubuzima byanze? Ese ntabwo wabonye babonye ubuzima, ariko bikarangira n'ubundi bya bindi bakoreye ntacyo bibamariye? Njye nabonye umuntu wamaze imyaka myinshi ari gushakashaka ubuzima, ashaka imibereho, amaze kubona amafaranga, amaze gutunganirwa, ahita arwara indwara yitwa diyabete. Diyabete ni indwara ituma umuntu atabasha kurya ibiryo birimo amasukari. Bahise bamukura ku munyu, bamukura ku biryo biryohereye, bamukura ku biryo byinshi, kandi yaramaze imyaka myinshi ashaka ubuzima bwiza. Mbega ubuzima, murumva icyo dukwiriye mu buzima ari iki? Ese ibyo tumaranira bitwungura iki? Gira neza wigendere. Njye ndabashimiye ko mwabanye natwe. Kora subscribe, like, share na comment. Dukomeze kwibanira mu nkuru zitandukanye, iz'urukundo, iz'ubuzima, ndetse n'iz'urugendo rw'ubuzima, izikomeza ubuzima. Murakoze, ndabashimiye. Iyi ni Sadie TV. Ciao ciao.